amasezerano yawe ashobora gupfa. Imana yaragusezeranije ibintu, yarakubwiye ko izakugirira neza, ariko wagendera mu byaha, amasezerano yawe ntazasore. Ni ukuvuga ngo amasezerano yawe agapfa. Nagira ngo ubwire ngo icyaha cyica umubiri, amaso bayakuramo. Nagira ngo ubwire ngo icyaha iyo utakihaniye kikwicira ubugingo. Amena. Nongeye gushima Imana yo mu ijuru, Imana yaturinze tukaba tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima. Shimye Imana ko yongeye kumpa uyu mwanya wo kuganira namwe ijambo yashyize ku mutima wanjye. Reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe Yesu, turagushimye kubwo kurinda kwawe gukomeye. Wabanye natwe uraturinda Mana, ibyaduhize byari byinshi, ariko nawe wabaye mu ruhande rwacu, waturinze gukorwa n'isoni, waturinze imitego ya Satani. Turi bazima Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Aka kanya rero Mana tugiye gusangira ijambo ryawe. Ndakunyize ngo Mwuka Wera azabane natwe, ntihagaragare nge, ntihagaragare ubwenge bwanjye, ahubwo Mwuka Wera ukorere muri nge, ungire igikoresho kugira ngo benshi bunguke. Urakoze, urakarama rero kumvise gusenga. Sengeye n'abazumva bose iri jambo ngo rizabakore ku mutima kandi ribahindure. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amena. Nongeye kugarukana ijambo Imana yampaye, Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo ndisangire nawe. Imana ishimwe rero kwigituganiriza mu buryo bwinshi, tuganiriza mu buryo bw'ubuhanuzi, ikatuganiriza no mu ijambo ryayo. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye riravuga ngo icyaha kirica. Tugiye kureba ukuntu icyaha cyica. Icyaha nicyo cyadutandukanije n'Imana. Satani yakoze icyaha atandukana n'Imana. Umuntu nawe akora icyaha bimutandukanya n'Imana. Tugiye kureba rero ukuntu icyaha cyica. Icyaha kitihanwe kirica. Icyaha rero cyica mu buryo butatu. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko iryo rero riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ngo nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Amen. Amena. Bibiliya itubwiye neza ko icyaha kibyara urupfu. Icyaha kijya kuvuka rero ngo habanje irari riratwita, ryamara gutwita rikabyara icyaha, icyaha nacyo kigatwita kikabyara urupfu. Tugiye kureba rero ukuntu icyaha kibyara urupfu. Impfu ni nyinshi. Umuntu ashobora gupfa mu bugingo, umuntu ashobora gupfa ku mubiri, umuntu ashobora no gupfa ku masezerano ye. Amasezerano yawe ashobora gupfa. Imana yaragusezeranije ibintu, yarakubwiye ko izakugirira neza, ariko wagendera mu byaha, amasezerano yawe ntazasore. Ni ukuvuga ngo amasezerano yawe agapfa. Icyaha rero kirica mwene data, nta kiza cy'icyaha. Icyaha nicyo cyadutandukanije n'Imana, icyaha nicyo cyatandukanije Satani n'Imana, icyaha nicyo cyatandukanije Adamu ndetse n'ubwoko bw'abantu bwose n'Imana. Tugiye kureba rero ukuntu icyaha kijya kitwica. Ushobora kuba mu cyaha ubona uriho ukagira ngo uriho, ariko mu buryo bw'umwuka warapfuye. Ariko ibyo usitegereje nabyo byarapfuye, cyangwa se ugapfa tukakubura. Reka turebe rero ukuntu icyaha cyica amasezerano. Reka dusome muri Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 30. Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 30. Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 30 haratubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, nukuri nari naravuze ko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Amen.
aya magambo Uwiteka yayabwiye umutambyi we witwa Eli, umutambyi w'Uwiteka witwa Eli. Uyu mutambyi yari yarabyaye abahungu. Tuzi neza ko kera mu gihe cya kera cy'isezerano rya kera Imana yatoranije Aroni, irangije aramubwira ngo abaye umutambyi n'urubyaro rwe. Abamukomokagaho bose babaga abatambyi. Nuvuga ngo Aroni yabaga ari umutambyi n'abana be bakaba abatambyi, n'abuzukuruza, gutyo mu rubyaro rwa Aroni niho havutse abatambyi. Mu rubyaro rwa Aroni rero haje kuvukamo umutambyi witwa Eli. Uyu Eli agerageza kubaha Imana mu ntege nkeze, ariko abana be bakora ibizira, ngo bagakora ibizira mu butambyi bwabo, bagasambana, ngo bagafata ibitambo byatambiwe Uwiteka, bagafata ibyiza bakabyirira, ngo ibyo bibabaza Imana. Noneho babibwiye Eli, ngo Eli ntiyacyaha abana, bakajya babwira neza, ntiyahana abana, ntiyashyiraho autorité y'ababyeyi Imana yamuhaye. Imana irababara, irangije iramubwira ngo nari naravuze ngo mu rubyaro rwawe niho nzajya nikurira abakozi, mu rubyaro rwawe ni naravuze ko ari mwe muzajya mumpora imbere, ni mwebwe muzajya mukora umurimo, ni mwe muzajya mumpuza n'abantu, ariko noneho ndabihinduye. Nukuvuga ngo Imana ihindura isezerano, iravuga ngo kuva ubu noneho nzajya nubahunyubahisha, naho utanyubaha azasuzugurwa. Nukuvuga ngo Eli isezerano ry'ubutambyi bari muvuyeho, igihe cyarageze arapfa, n'abahungu be bose barapfa, ntibongera kuba abatambyi. Isezerano riba rirapfuye kubera icyaha cy'abahungu be basambanaga, bakarya ibitambo by'Uwiteka. Imana irababara, ibicishije muri se, kuko se yarafite autorité yo kubahana, ntiyabikora. Imana iravuga ngo noneho urugo rwanyu ndukuyeho isezerano riba rirapfuye kubera icyaha cyica isezerano. Nawe hari ibintu byinshi Imana yavuganye nawe, yakubwiye ko izakubakira, yakubwiye ko izaguha ubutunzi, yakubwiye ko izaguha urubyaro. Hari abantu babwiye ngo uzabubakira ingo nziza, ariko bagaca mu isezerano, bagasambana mbere y'ubukwe, bakababisha urugo rwabo, bakazagira urugo rw'intambara, bakagira urugo rubi. Babitewe n'iki? Nuko bishe isezerano ry'urugo rwiza. Iyo wagiye mu byaha uba wishe isezerano ryawe. Nimba Imana yaravuganye nawe, iki Imana yavuganye nawe kirindwa no kugendera mu by'Imana yakubujije. Nimba Imana yarakubwiye ngo izakugirira neza, hari inzira gushakamo. Iyo nzira uyivuyemo rero amasezerano yawe abapfuye. Ubu hari abantu bagenda bavuga ngo Imana yavuganye nanjye, Imana yavuganye nanjye, ariko bakagendera mu byaha. Nagira ngo nkubwire ngo amasezerano yawe yarapfuye, kuko icyaha kirica. Ikisha amasezerano ya Eli, nawe yawe yaba yarapfuye. Icyaha kitihanwe kisha amasezerano. Reka turebe ikindi cya kabiri. Ikindi kintu cya kabiri icyaha cyica. Icyaha nanone cyica umubiri. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice cya 16 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Abacamanza igice cya 16 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka, aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporera amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'imoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati, pfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose, arazishikuza, inzira riduka, abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yishe n'ipfa rye bari benshi, baruta abo yishe mu minsi ye yose yo kubaho kwe. Amen. Dusomye ku mugaragu w'Imana witwa Samusoni. Uyu Imana yamutoranirije kuba umucamanza, kuba umucunguzi w'Abayisiraheli. Uyu mugabo rero yavutse kubw'isezerano, avuka mu buryo bw'ibitangaza byawe n'ingumba, ariko Imana imuvugaho, ivuga ko azacungura Abayisiraheli. Yewe Imana imuha imbaraga, ariko agira ikibazo cyo kutagendera mu mategeko n'amateka y'Imana. Samusoni yari afite imbaraga ngo we wenyine yisha abasirikari 1000 atabicishije n'imbunda, nta yindi ntwaro, ngo afashe umusaya w'indogobe, ngo arabakubita. Kandi baze abasirikari n'abantu babaza urugamba, ntago ari n'abasivili, n'abasirikari 1000, abazi imigeri, bose ngo arabica arabamara.
kubera imbaraga Imana yari yaramuhaye. Ngo igihe kimwe ngo ajya ngo abona maraya, ngo agenda mu nzira abona maraya, agenda mu nzira abona umukobwa. Mu kuvuga ngo Samusoni yari afite ikibazo cy'amaso, amaso ye yabonaga maraya, amaso ye yabonaga abagore. Bibiliya iravuga ngo agigaza abona umugore, ajya habona umugore. Amaso ye niyo ya mbere babayanje kunogura. Nagira nkubwire ngo icyaha cyica umubiri. Bakimufata, bamaze kumufata kubera icyaha cyatumye ajya kwa maraya, abaye ngo maraya aramushukashuka inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, kugeza igihe ngo ameneye ibanga. Amaze kumena ibanga, avuga aho ibanga rye riri ko ari mu musatsi. Umusatsi barawogosha, imbaraga zimuvamo, ngo abafilisitiya bamufashe. Ikintu cya mbere bamukuyemo amaso, amaso yamucumuzaga, arabanza avanwamo. Nagira nkubwire ngo icyaha cyica umubiri. Amaso bayakuramo ya ntwari ya Isiraheli, wa munyembaraga, wa wundi Imana yavuzeho, wa wundi wakuraga ngo ibikingi by'amarembo y'umurwa, uwo nguwo wari ufite imbaraga zitarondoreka. Akurwamo amaso kubera icyaha. Umuntu wica abantu igihumbi ari umwe adakoresheje intwaro, ariko kubera icyaha akurwamo amaso yamucumuzaga. Nyuma yo gukurwamo amaso rero, igihe cyarageze aranapfa. Turusomye ahangaha ngo umunsi umwe ngo bamaze kumukuramo amaso, ngo bamugira umusyi w'imisima y'abanzi be, ngo akirirwa asyamafu wa muntu wicaga abantu, wa wundi wicaga abanzi, ngo aba umusyi, aba umugaragu wabo. Nyuma yo kuba umugaragu wabo rero, ngo baramuhamagaye rero ngo nabataramire, ababwire sizo mbaraga yazikuye he, abaho ubuhamya. Ngo arangije asenga Imana. Ubwo yari amaze kwihana. Icyo nshima Imana ngo nuko ari muri gereza, ngo afungiranye aho, ngo umusatsi waragarutse. Buriya yarongeye yiyunga n'Imana, imbaraga ze ziragaruka. Imana ikunda abantu bayigarukira, Imana ikunda umuntu wihana. Ntabwo Imana yifuza ko twapfa, ntabwo Imana yifuza ko ubugingo bwacu bwabora, ntabwo yifuza ko imibiri yacu yapfa. Imana itwifuriza ibyiza, ngo ntabwo yifuza ko umunyabyaha apfa. Samusoni rero muri iyo gereza ye, muri icyo gifungo cye, yagize neza asabana n'Imana. Mu gusabana n'Imana rero, Imana imusubiza imbaraga. Imuhaye imbaraga, ngo imisatsi iragaruka iramera. Ngo umunsi umwe rero bamutaramiraho, ngo bagiye gutambira ikigirwamana cyabo. Baravuga bati muhamagare wa munyembaraga ye, muhamagare wa mwanzi wacu azadutaramire. Ngo araza, ariko yari yaramaze kwiyunga n'Imana. Ngo arangije ngo arasenga, aravuga ngo Uwiteka we, mbabarira, mporera amaso yanjye, mporere kubanzi abafilisitiya ibyo bankoze, mpimbaraga irya none, mbabarira umpimbaraga. Imana imuha imbaraga, ngo afata inkuta ebyiri zo hagati, ngo cyari ikizungo kinini cyane kirimo abaturage bose, abatware bose, abantu bose, ngo bari baje gutambira ikigirwamana cyabo no guseka Imana yacu ya Isiraheli. Ngo aravuga ngo mpimbaraga mporera amaso yanjye, ubundi ninshaka mpfane nabo, n'ubundi narakurumbiye wa Mana we, ntacyo nyure. Cyo mpfa nuko umurimo misiyo ndabanyirangije bose ndabambisha. Nuko nyine ngo asaba Imana imbaraga irazimuha, ngo afata anyeganyiza ibyo bikuta, ngo ari concentra, ngo imbaraga ze zose zishyiramo, ngo byose arabigusha, ngo abapfiremo bari benshi kuruta abo yishe. Nukuvuga ngo misiyo yarayirangije, ariko imigisha yo gukorera Imana ntayo yabonye. Ibihembo Imana ari kumuhemba kubera ko yayikoreye ntabyo yabonye. Misiyo we yarayirangije, ahita apfana nabo, ngo abo yishe icyo gihe ngo bari benshi, ndetse n'abatware bose ni nkawe yarabarangije abanzi ba Isiraheli, ariko ntiyabona imigisha yo gukorera Imana. Nagira nkubwire ngo icyaha cyica umubiri. Ushobora kunanira Imana ikakwihanisha umunsi ukanga, ejo ukabyemera, ejo wundi ukabisubiramo, ugahora ugendera mu cyaha urushya Imana. Iyo uri umwana w'ubugingo, irakweza ikagucyura, ukigendera, ukareka kuyirushya, ukareka no gutukisha izina ry'Imana. Ikipfa yakwanikiye ubugingo bwawe, irakweza yakoresha nde? Ni inyamaswa yakubwira, nibuye ryakubwiriza, ni ndogobe yavuga, ariko ukihana. Iyo umaze kwihana rero, irakwezi ikagucyura kuko itakubonamo umunyamumaro, ntacyo uyimariye. Uhora ugwagwana, ntiwihanira kureka. Uyu munsi urabyihanije ukabisubiramo. Icyaha nagira ngo nkubwire ngo cyica umubiri. Umunyabyaha ntago ajya acagasa iminsi ye yo kubaho. Ibyaha bituma umuntu apfa vuba, ibyaha bituma umuntu akenyuka. Dusome muri Zaburi 55 umurongo wa 24, uko ijambo ry'Imana ritubwira. Zaburi igice cya 55 umurongo wa 24,
haravuga ngo ariko wowe Mana uzabamanurira mu rwobo rw'irimbukiro, abicanyi n'abariganya ntibazacagasa iminsi yabo yo kubaho kwabo. Amena. Ngo abicanyi n'abariganya, yewe harimo ibyaha ni byinshi, nawe icyaha cyawe cyakubuza gucagasa iminsi yo kubaho kwawe. Gucagatana kugera muri mwatsi, ni ukuvuga ngo abanyabyaha, abantu bakora ibyaha, ntabwo imyaka yabo bajya bayigeza mu cya kabiri cyayo. Ni ukuvuga ngo nimba Imana yarakugeneye imyaka 100, iyo ugendera mu byaha cyane ntabwo ugeza ku myaka 50. Bibiliya yavuze ngo abiyicanye n'abariganya ntibazacagasa iminsi yawe yo kubaho kwabo. Nagiye nkubwire ngo icyaha gituma umuntu akenyuka. Icyaha cyakwica utaragera ku Imana yakuvuzeho, icyaha cyakwica utaragera ku byo wavunikiye. Kubera iki? Kubera icyaha. Icyaha cyica umubiri. Icyo ni ikintu cya kabiri, icyaha cyica. Reka turebe ikindi kintu cya gatatu rero icyaha cyica. Ikindi kintu cya gatatu icyaha cyica ni ubugingo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome muri Yohana igice cya 12 murongo wa 3 kugeza ku wa 6. Turebe umuntu icyaha cyiciye ubugingo. Kadusome mu izina rya Yesu. Ngo Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada, igiciro cyinshi cyane, ayisiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Iskariyoti, umwe mu bigishwa be, wendaga kumugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko ari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikamo. Amen. Uyu ni Yuda dusomye Iskariyoti. Reka turangirize gusoma rimwe, dusome muri Matayo 27. Matayo igice cya 27 murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Bibiliya iravuga ngo maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya biceri by'ifeza 30 ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko abo batambyi bati, biramaze ni ibyawe. Ifeza zijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Amen. Dusomye inkuru za Yuda Iskariyoti. Uyu Yuda yari intumwa ya Yesu. Mu bantu Yesu yatoranije 12 yari arimo. Uyu Yuda yagendanaga na Yesu, akumva uko Yesu abwiriza abantu bakihana, akabwiriza icyaha bakihana, akabwiriza abajura bakatura bakihana, yewe bakanabatizwa. Uyu Yuda ari muri babandi bagiye bakora ibitangaza. Yuda Iskariyoti ari muri babandi Yesu yohereje 70 ngo babiri ngo baragenda birukana abadayimoni, ngo bakora ibitangaza, ngo baza bishimye, aravuga ngo ngo nyagasani nyakubaho, ngo Yesu ngo uzi ko abantu ngo abadayimoni batwumviye. Yesu aravuga ngo mwikwishimira ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iryo jambo ryagiye mu matwi ya Yuda arabyumva. Yuda uyu yabonaga abandi bihana, ariko arakomeza ngo akajya yiba. Bibiliya iratubwiye ngo yari afite umufuka yari kashe, yari afite umufuko urimo impiya, yari comptable, niwe wabikaga amafaranga, niwe wari kuri kese, yari kesiyeri. Arangije ngo akajya yiba amafaranga ya ministeri ya Yesu. Babizi ko yiba, ariko yanga kwihana. Igihe kimwe cyo cyaha cye cy'ubujura cyarakuze, kirabyibuha, kiratwita, gitwita, yagize irari ry'amafaranga akajya yiba. Irari ry'amafaranga ribyara icyaha cyo kwiba. Icyaha cyo kwiba kigeraho kibyara urupfu. Uyu Yuda nagira nkubwire ngo yari umuntu wakoze ibitangaza, yari umuntu wabatije, kuko intumwa za Yesu zarabatizaga, ariko ntiyihana icyaha. Kugeza igihe cyaha kimwiciye ubugingo, ararimbuka azize kwanga kwihana icyaha. Uyu Yuda igihe kimwe Yesu ngo agiye gutanga, ari hafi gupfa, ngo yasangiye n'abigishwa be. Arabwira ati, dore ngiye gupfa, umwana w'umuntu agiye kugambanirwa, ashyirwa mu maboko y'abanzi be, ariko uzamugambanira azabona ishyano birutwa nuko aba ataravutse. Ayo magambo ajya mu matwi ya Yuda, arabyumva neza, ariko arangije aragenda aramugambanira, kubera ko icyaha cyari gifite ibise, cyari kiri hafi kubyara urupfu rwari rugeze ku munota wa nyuma wo kuvuka. Buriya uyu mwana agiye kuvuka,
ntago wamubuza kuvuka, iyo ibise byaje ntiwamubuza kuvuka, ntiwamubwira ngo nta mitiwere, ntiwamubwira ngo sindagura imyenda y'umwana, ntacyo wamubwira ngo nta mafaranga nateguye kuko itegura wa mwana we buretse kuza. Hoya ari yishakira inzira kaza, byaba ngombwa kanashwanyaguza nyina ariko akavuka. Niko rero urupfu rwa Yuda rwaba Yesu yaramuburiye, yewe aranavuga ngo ni wowe, ariko yanga kwihana kuko yabaye mu cyaha cyane, yari yaranze kwihana agakomeza kiba. Ndibaza isa amafaranga yibaga yayakoreshaga iki? Birashoboka ko yoherezaga iwabo ngo munyubakira ama etage, banza yoherezaga iwabo ati mungurire ibibanza, uyu mugabo twirirwe inyuma hora yambaye rugabire, uyu mugabo agira ikanzu imwe, ngiyeho amafaranga nzajya kohereza yenda madama akavuga tugure amazu, tugure ibibanza, ugure inka, kora famu, tuzajye tubona ibidutunga. Uyu mugabo ngiye nabonye nta kazoza ke, ariko nagira nkubwire ngo yarapfuye apfa atanabibayemo. Ngo igihe kimwe aragenda agambanira umwami we, yabimubwiye ngo aragenda bamuha amafaranga, bamuhaye ngo abatambyi bakuru bamuha ibiceri, araza aramugambanira, ngo aramusoma ngo baramubona, ariko nubwo yamugambaniye ikibazo yagize suko yamugambaniye, ikibazo yagize yanze kwihana icyaha. Bibiri nababwiye ngo iyi ntego y'ijambo ngo icyaha kitihanwe kirica. Iyo aza kwihana iki cyaha akaza akabwira Yesu ati mbabarira, sinarinzi ko urubanza ruri bugutsinde, nukuri mbabarira nyakubahwa Uwiteka we, mbabarira databuja, ntago narinzi ko urubanza ruri. Ngo ariko kubera ko yabaye mu cyaha cyane, igihe ura yari yarahawe amahirwe yo kwihana aranga, yabonaga abandi bihana babatizwa akanga kwihana, nabakababatiza afite icyo cyaha, ariko yanga kwihana icyo cyaha, kigeze igihe kiramwica. Nagira ngo nkubwire ngo icyaha iyo utakihaniye kikwicira ubugingo. Yuda yabuze ubugingo, yarakoze ibitangaza, yarirukanye abantu abadayimoni, yarabatije abantu, yaragendanye na Yesu. Yesu yaramwizeye akamuha kuba umukontabura, akabika imari ya ministeri yabo, ariko kubera kwanga kwihana icyaha cye cy'ubujura arimbukana n'impano yari afite zo kwirukana abadayimoni, arimbukana n'amafaranga yari yaribye ministeri ya Yesu, ararimbuka. Nagira nkubwire ngo icyaha kitihanwe gishobora kurimbura ubugingo. Ushobora kwanga kwihana ibyo byaha ariko ukaburiho kurimbura ubugingo, nyamara warakoreye Imana, warahanuye, warirukanyemo abantu amadayimoni, warasengeye abantu indwara zirahunga, ariko wakwanga kwihana icyo cyaha kikakurimbura. Imana ntiyite ku mirimo wigeze uyikorera, Imana ntiyite ko wabwirije abandi ubutumwa, Imana ntiyite ko wabatije abandi, ko wahamagaye abandi bakihana. Imana ntibyiteho kubera iki? Kubera ko wanze kwihana icyo cyaha. Icyaha kitihanwe rero cyakwicira ubugingo. Imana iduhana umugisha rero, tuba dufite akanya katari kanini, ariko mwuka basobanurire kurushaho. Reka dusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'aka kanya waduhaye, turagushimye kubw'ijambo ryawe rigeze mu matwi yacu. Ndakwinginze ngo umuntu wese uzaryumva, Mana rizamukore ku mutima kandi urihindure. Mana uriho imbaraga zirenze izo narivuganye, urisiga amavuta ribohora imitima ya benshi, rigeze ubwoko bwawe. Kandi Mana uduhe imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo tutazapfusha ibyacu, tutazapfusha amasezerano, tutazapfusha umubiri cyangwa tugapfusha ubugingo. Ngaho dufashe buri muntu wese, umufashe ufashe icyemezo cyo guhindukira akava mu cyaha, umuhe imbaraga nyinshi cyane, umuhe kunesha. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.